consomable zari zimeze zite ku buryo akarere gahaguruka kakaza. Yego. Mpereye ku icyo cya consomable uburyo byaje kugenda. Narahageze maze kuhagera nsanga imikoreshereze ya consomable ikoreshwa mu buryo nyine buri mu kirere biraho. Nk'urugero mu kirere urugero muri Karinari byari bikitwa Karinari n'ubutetsi. Mu butetsi. Yego. Icyo gihe twasabaga amafaranga yo gukoreshereza abana pratique yo guhaha byaya kugura iki intoryi karoti imbabura amakara tujyane muri iyo mudu. No kuvuga ngo ni ibyo guteka nibyo twabaga nibyo gucana inkwi ntabwo zarimo ni inkwi oya ni gaze yego gaze amavuta gaze amavuta ibirungo imboga byose. Ubundi itegeko ryavugaga ko icyo gihe n'ubu ngubu kandi bigomba kunyura mu masoko. Ngiye impagera nasanze trade nakoragamo ya Karinari nta masoko yari yaratanzwe, byari ibintu byo mu kirere bikaza twakoraga request bakaduha amafaranga mu ntoki tukajya guhaha. Yego. Noneho rero twakora request rimwe na rimwe ugasanga dukoze wenda y'ibihumbi 300 ku mashuri abiri mu gihembwe cyangwa mu cyumweru. Oya ubwo n'urugero twari tugiye nko gukoresha nka stage dusaba rimwe dukora request y'ibihumbi 300 dukoze ibihumbi 300 directeur aratubwira ati nta mafaranga hari. Turamwumva pe 300 ntayo yari yaravuye yari yababwiye ko yashize cyangwa ataraza. Icyo gihe yatubwiraga yuko ataraza. Noneho rero inyuma atwemerera yuko baragabanya ibihumbi 150. Nabanje nisangira directeur mu biro ndamubwira mwibanga nta wundi mwarimu turi kumwe. Ndamubwira ati directeur rero mfite amakuru ahantu mvuye gukosora batubwiye yuko batanze amafaranga yo kwigiraho yo koresha muri stage. None dore twazanye request mutubwira ko n'ibihumbi 300 bidashoboka ari ntabyo, kandi abana bari kuduhoraho badushyiraho igitutu bati kuki muri kutubi. Izindi trade sezo zarayabonaga urumva izayabonaga cyane ni nk'iy'ububaji carpentry kubera yuko yari ifite production unity ibyo bakoraga byaragurishwaga. Yego nacyumvise bakoraga intebe zikagurishwa no mwebwe mugakata karoti mukarya mukagenda bakavuga bati trade yanyira dukonsoma twumva nyine. Nkomeje rero icyo gihe directeur urumva ko musanze nkuko turi kuganira nk'umubyeyi uganira n'umwana we. Directeur aho kunyakira n'umutima mwiza ahita nyuka inabi icyo gihe avuga atari ko wagiye ureba ibikureba bitakureba kabishyira ako kantu mukandika abantu bakora muri leta. Yego. Niki kireba umuntu niki kitamureba mu bijyanye n'imicungire ya fond public. Amafaranga yavuye muri leta i Kigali ajya ku ishuri i Nyamasheke, umwarimu amenya ayo makuru kubibwira directeur nareba ibimureba. Ese directeur adahari uyu munsi si we wabimanaginga. Yego. Okay. Noneho rero akuvuga ngo reba ibikureba ndebe ibindeba. Noneho rero abarimu nabo bagenda bakurura amakuru, urabona abarimu ikibaye ku mwarimu kirara kimenyekanye. Bamenya amakuru ariko bamwe bagatinya kubibaza. Noneho directeur maze kumubaza turi babiri. Noneho mfata abarimu twakoranaga muri trade imwe turajyana kubera yuko twasabye 300 baduhaye 150 ntibiri gukunda abanyeshuri batumereye nabi. Yego. Hahandi mwasabye 300 mukayabura mwebwe mwari mugerewe 6 ariko directeur ati akamiliyoni kamwe koko kamwe muri trade zose ubu niko kabasakurishije kamwe mu kigo kamwe mu kigo cyose. Birangiye Didi anyihera amakuru aravuga ati nta nibanga ririmo niba barabahishe n'aya makuru. Byabindi bakubwaga ko ukurikirana ibitakureba Didi arabikwihera. Aravuga ati dore bimeze gutya nuko nguko bimeze. Ahita baza directeur kuri konte twabahaye amafaranga ngahe. Directeur abanza kureba hirya ati ni miliyoni 3. Ayiwe
Didi ahita avuga ati koko Mhm. ati murebe neza ushoboye kuba wibeshye. Okay. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tubifuriza kwihangana muri iyi minsi ijana tukibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Dusuhuze abantu bagenda bibuka mu byiciro binyuranye bushe twababwiraga muri kano gace turimo hafi ya Saint Paul, twibukiye kuri Sainte Famille, tujya ku Gisozi, tugizaza kuwa mbere abimusha baributse uyu munsi tariki 18 z'ukwa kane, abimwurire baributse nabo twari babwiye ko hegeranye na Musha. Ariko uno munsi ntabwo tugiye kongera kuganira ku bijyanye no kwibuka nuko ariyo minsi turimo. Ndi kumwe na none na Hakizimana Minani André, n'est-ce pas? Yego twagiranye ikiganiro ubushize yari uyu n'umuyobozi ushinzwe amasomo muri GS Gihuke ishami rya TVET. Twagiranye ikiganiro cyiza kinini cyane cyatumye abantu batangira gufunguka ibyo yavugaga ibibera Gihuke ari n'ahandi bibera. Nahise nandikirwa n'umuntu wo muri Gakenke arambwira ati ni wacu ibyo birahari. N'abandi mu tundi turere bigiye bihaba, hari n'ahari ibirenze ibyo ibibera Gihuke naho muri Gakenke, cyane cyane mu bintu bijyanye amativeti icyo bita consumables. Henshi abana ntibiga pratique, abandi babyiga igice, abandi bakabyiga mu buryo butaboneye kubera harimo ikibazo 1 surfacturation, guhimba ibiciro by'ibikoresho. Ugasanga pense tugura 5 mu Gakinjiro bo bayiguze 8,000, ugasanga ikamyo y'umucanga igura 50,000 baguze bishyuye iya 90, kandi wareba ubwoko bw'umucanga ni wari wasabye Kayumbu ukabona bakuzaniye wafawe cyangwa se wahandi mu mazi. Ibyo bintu inzego zibishinzwe zigomba kubikurikirana kureba ese koko byarahageze byose biri karite yasabwe, quantité yasabwe, ese byarakoreshejwe. Hano ntago tubereho guhimba amakuru no kujya gudukebura abantu. Uyu mwarimu icyo avuga cyabe ku ishuri rimwe mu karere ka Gicumbi, bishobora kuba hari ibindi bigo birenze 5 nabyo bifite icyo kibazo bagatangira bagakosora. Ikindi nabamenyesha nuko hari n'abandi bagiye bampamagara bambwira bati uriya mwarimu ntago azagaruka gukora ikindi kiganiro, umupfumu arapfuye. Abazimu barahiye, bambwiraga ko ubugiye guhura na menace, bamwe bagaca ku muryango wawe, abandi bakakubwira, abandi bakubwira bakakwemerera ibintu ngo reka kujya, kuko no muri commentaire bavuze ngo wijya mu mbuga nkoranyambaga ari kujya kukira indwara arayirata. Aha ngaho uhagarariye abandi barenze umwe bafite ikibazo nk'icyawe, kandi uravugira ibigo bifite icyo kibazo henshi. Niyo mpamvu abana benshi banarangiza nta rimwe na rimwe ubona muri pratique nta kintu. Ndabizi ko amativeti n'amatss amwe namwe mu bikoresho byinshi bakoresha ibikoresho karite mbi na quantité idahagije, rimwe na rimwe bimwe bikongera bigasohorwa mu kigo. Akanyuma nuko wabona wenda nkibagiwe, ariko icyo nashaka kuvuga nuko amashuri menshi atigisha ibijyanye na pratique, bakigisha amateori gusa. Benshi ugasanga mu gihe cya stage aribwo batangiye kugira ngo barabimenya. So ni ngombwa rero ko niba hari amafaranga ava muri leta hejuru ajya mu bigo, agomba gukurikiranwa notone uri mu mpapuro no muri pratique. Ahantu bamenye umucanga wa Kayumbu ntabwo hasa umucanga wa Kayumbu ntushobora gusa n'uwa Mayange, ntabwo usa n'igishonyi. Ibyo nabyo bakabireba no usibye kureba mu mpapuro. Akona nibagiwe, turi ku itariki 18 z'ukwa kane 30 itegeko rivuga ko auditeur general atanga raporo y'ibyo yabonye. Iyo akabije ntarenze icyumweru. Ubwo nuvuga ngo icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatanu tuzabona auditeur general ari mu nteko asobanura, ariho azana twatumeza twa 1,200,000. Urumva? Ariho azana iki amabasi umwiko wa 7. Urumva? Ibyo rero niba Minana abeshya na auditeur arabeshya. Icya kabiri, kuki tutabona ibikurikiraho kakameza ka 1,200,000 wakaguza arihe? So Mina karibu rero, murakoze cyane. Ntabwo wongera kwivuga, ahubwo tutangiye igice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye. Ubushize twibanze ku gice cyaho wari préfet des études muri GS Gihuke, ariko mbere yuko hagera hari ahandi wagiye ubanza aho byagiye bigenda bite, na yahe mateka uhafite ku bijyanye n'imikorere. Ese hari isano iri hagati ya Gihuke naho wabanje mbere? Yego murakoze.
ku kibazo mumbajije, mbere yuko njya gukora kuri GS Gihuke n'ubundi nk'uko nabibabwiye, nabanje gukora ku bigo bibiri bya leta. Ubwo nari mvuye mu kigo kimwe cyo mu Ruhango. Mbere yo kujya mu Ruhango naho nari nabanjirije mu kigo cy'Inyamasheke. Ariko hose nakoraga nk'umwarimu mu ishami rya hospitality cyangwa food and beverage operation. Isano rero byanga byakunda rirahari, muribuka ko kigenda ikigo kimwe ku kindi ni biki urugendo rwawe muri Tyazo, urwawe muri Ruhango, abantu bakeneye kubyumva. Yego, abakunzi ba KOP baribuka yuko nigeze kubabwira yuko ibyo bintu ari nabyo bigenda bingiraho ingaruka. Mpereye nko ku kigo nakoragaho Inyamasheke, nahasanze ikibazo, nari umwarimu ufite ishyaka wo guharanira ko abanyeshuri biga kandi bakazabera igihugu ab'umumaro. Rero nyuma narahageze mbona hari imikorere rwose idahwitse, idekrive. Yego, iyo mikorere rero icya mbere hari aho wasangaga komite zitariho z'ababyeyi, haba iy'ababyeyi, komite de gestion, komite de discipline, cyangwa wasanga barimo ugasanga n'ubundi n'abantu bamwe bagenda birepeta. Wanakurikirana neza ugasanga harimo n'ikene wabo. Sintinya kubivuga bivuge nyine batazagira ngo hano ducuruza amatiku. Yego, ninde ufitanye isano n'undi bakoraga ibiki? Urugero rumwe, hari directeur w'ishuri yari afitemo, niba nibuka neza, ni mwishywa we. Yari ari mu bintu hafi ya byose. Ingero natanga, yari ari muri bwa mbere yabanje kuba animateri. Nyuma kubera ko ikigo kitagiraga dodi kandi hari process zo gusaba dodi, prefet de discipline, icyo gihe directeur ahita mugira prefet de discipline. Nyuma akagaragara no mu kanama ka discipline. Yego, muri komite, mu kanama gashinzwe gukurikirana amakosa. Ugasanga ahantu henshi rwose nka atatu hose ariganje, ni nawe nanone wasangaga ari muri komite ngenzuzi. Ibyo bintu rero kandi afitanye isano na directeur. Ibyo bintu abarimu twaragiye dusa nk'ababirwanya pe, kubirwanya mu buryo bufatika, tubwira ibyakozwe. Yego, mwakoze iki kugaragaza ko mutabyishimiye? Kugaragaza ko tutabyishimiye, twajyaga mu nama tukajya tuvuga ko tubona hari komite zikwiye kujyaho mu buryo stati iteganya. Ubwo bwariho ntabwo ariko stati biteganya? Ubwo bwariho, twabaga turi mu kazi ukajya kumva baraje baranomye bati runaka ahashinzwe iki. Ejo n'ejo bundi ukajya kumva ni umwarimu usanzwe, ariko directeur kubera ko yamugize na prefet de discipline, amutumira no mu nama ya administration. Akarenga kandi hari bagera ubwo bazana animateri ukwiye gukurikirana iyo discipline na animatrice. Directeur atsimbarara kuri wa muntu n'ubundi yanga gusaba dodi, aguma noneho inshingano za animateri, dodi akaza akazijyamo akamuvuguruza. Tugire mu bijyanye na ntuza rero na management cyane cyane. Abarimu mutabyishimiye mwakoze iki? Mwaranditse, mwarigaragambije, mwakoze iki? Oya, kwigaragambya ntago byemewe, ariko twavuze ibitekerezo byacu. Bigaragazwa n'iki? Bigaragazwa n'inama twagiye dukora. Hari n'imwe rwose yigeze gutumizwamo abayobozi bo ku karere. Yari timu nk'iy'abantu 5 bavuye ku karere. Ije kwiga kuki? Icyo gihe hari cyari cyagaragaye cya consomable, wenda turi buze gusubiraho. Yego, cyataka. Consomable zari zimeze zite ku buryo akarere gahaguruka kakaza? Yego, mpereye ko icyo cya consomable uburyo byaje kugenda. Narahageze, maze kuhagera nsanga imikoreshereze ya consomable ikoreshwa mu buryo nyine buri mu kirere biraho. Nk'urugero mu kirere, urugero muri Karinari byari bikitwa Karinari n'ubutetsi. Mu butetsi. Yego, icyo gihe
twasabaga amafaranga yo gukoresherezaho abana pratique yo guhaha Yego. byaya kugura iki intoryi karoti imbabura amakara yego tujyane muri iyo mood ni ukuvuga ngo ni ibyo guteka nibyo twabaga nibyo tugomba gucana kugura. inkwi ntabwo zarimo ni inkwi oya ni gaze gaze yego gaze amavuta gaze amavuta ibirungo imboga byose ubundi itegeko ryavugaga ko icyo gihe n'ubu ngubu kandi bigomba kunyura mu masoko ngewe impagera nasanze trade nakoragamo ya Karinari nta masoko yari yaratanzwe byari ibintu byo mu kirere bikaza twakoraga request bakaduha amafaranga mu ntoki tukajya guhaha yego noneho rero twakora request rimwe na rimwe ugasanga dukoze wenda y'ibihumbi 300 ku mashuri abiri mu gihembwe cyangwa mu cyumweru oya ubwo ni urugero twari tugiye nko gukoresha nka stage dusaba rimwe dukora request y'ibihumbi 300 dukoze ibihumbi 300 directeur aratubwira ati nta mafaranga hari turamwumva pe 300 ntayo ntayo yari yaravuye yari yababwiye ko yashize cyangwa ataraza icyo gihe yatubwiraga yuko ataraza noneho rero inyuma atwemerera yuko baragabanya ibihumbi 150 zari yari modire yari iyo yavubwiye ko avuye he niba yaravuga ko amafaranga ataraza we batubwiye yuko biyeranjije ariko n'ikigo cye gifite n'umuterankunga wabafashaga mu byo kubaka bashoboye kuba harabaye uburyo biranja bakayazana turakora ariko ibyo bihumbi 300 abana bagiye gukora stage ukwezi kose kandi byibuze harimo modire 8 amasomo 8 yego noneho tujyana mu biro n'abarimu twakoranaga turavuga tutariko ibi bintu nubwo tugiye kubikora directeur rwose ni makeya aho mwafunze umutwe mugende murebe ko hava nandi turiyeranja rwose turakora tubona hari modire zisigaye zitizwe dusubira kwa directeur turamubwira tuti amafaranga ashize zitizwe yego kandi buri munsi hari activite twapanze zerekana ibyo abana bazakora abana bari kutubaza bati ibi bintu mwapanze aha ngaha ko tubona tutari gukora niyo mpamvu tuje mu biro byawe kugira ngo tukubwire iyo nzitizi nuko rero ariko nkaba nari mfite amakuru yuko hari amafaranga icyo gihe yari yaratanzwe ya consomable ku bigo by'amashuri yaragenewe gukora stage z'abanyeshuri wari warabikuye hehe nari naragiye muri marking icyo gihe urabona tuba turi abantu benshi muri marking mwikosora nanjye narakosoye ndabizi yego hariya rero amakuru muraganira ibintu byose muka ubona amafaranga ya consomable akabwira abandi ati yego nibwe iwanyu bimeze biti iwanyu bimeze biti aha muri marking muhava hava noneho ufite amakuru afatika bambwiye bati dore umwana wo muri Karinari bamuhaye aya mafaranga twebwe twaranayamaze barayakoresheje yarashize kera yego bamugeneye aya mafaranga ya pratique yego usanga iwanyu reka da niba nibuka umwana wo muri Karinari icyo gihe bamugeneraga ibihumbi 140 ku gihembwe yego umwana umwe none icyo gihe bari batanze amafaranga angana na miliyoni 6 ku kigo wakoragaho ubwo ndavuga trade imwe kuko trade 5 icyo gihe berekanaga ko bari batanze miliyoni 35 zirenga ikigo cyanyu cyafite ama section 5 ya technique yego mwakiriye miliyoni 30 n'eshanu n'ibindi birenga uwo mwaka se niwo mwasabyemo 300 bakavuga ngo ntaraza icyo gihe aho ngaho ndi kukubwira ko nari namenye amakuru mbere urumva no gusanga 300 yego urayabura nayo ndayabura ufite amakuru yuko mu kigo hinjiye miliyoni 35 narekaramaga cyane iza trade nari ndiho zari miliyoni 6 yego urekaramye ndekaramye nabanje nisangira directeur mu biro ndamubwira mwibanga nta wundi mwarimu turi kumwe ndamubwira ati directeur rero mfite amakuru ahantu mvuye gukosora batubwiye yuko batanze amafaranga yo kwigiraho yo gukoresha muri stage none
dore twazanye request mutubwira ko n'ibihumbi 300 bidashoboka ari ntabyo kandi abana bari kuduhoraho badushyiraho igitutu bati kuki muri kutube izindi trade se zo zarayabonaga urumva izayabonaga cyane ni nk'iy'ububaji carpentry kubera yuko yari ifite production unity ibyo bakoraga byaragurishwaga yego nacyumvise bakoraga intebe zikagurishwa naho mwebwe mugakata karoti mukarya yego bakavuga bati trade yanyu iradukonsoma twumva nyine nkomeje rero icyo gihe directeur urumva ko musanze nkuko turi kuganira yego nk'umubyeyi uganira n'umwana we directeur aho kunyakira n'umutima mwiza ahita nyuka inabi icyo gihe avuga atari ko wajya ureba ibikureba bitakureba kabishyira ako kantu mukandika abantu bakora muri leta yego niki kireba umuntu niki kitamureba mu bijyanye n'imicungire ya fond publique amafaranga yavuye muri leta i Kigali ajya ku ishuri i Nyamasheke umwarimu amenya ayo makuru kubibwira directeur narebe ibimureba ese directeur adahari uyu munsi si we wabimanaginga yego okay noneho rero akuvuga ngo reba ibikureba ndebe ibindeba noneho rero abarimu nabo bagenda bakurura amakuru urabona abarimu ikibaye ku mwarimu kirara kimenyekanye bamenya amakuru ariko bamwe bagatinya kubibaza noneho directeur maze kumubaza turi babiri noneho mfata abarimu twakoranaga muri trade imwe turajyana kubera yuko twasabye 300 baduhaye 150 ntibiri gukunda abanyeshuri batumereye nabi yego turamubwira directeur tubona nta reaction turagenda nyine turihangana dukoresha ayo baduhaye hasigaye turicara tukajya tujijisha abana ahubwo tukabajyana mu masuku bakabaye bari kwiga ibyo bagomba kwiga nyuma rero directeur mbonye ko atari kunyumva personally nabo barimu noneho mbijyana ikibazo nkijyana mu nama rusange kuko nabonaga ari ikintu gikora ku buzima byabanje wowe na directeur hakurikiraho wowe na directeur n'abarimu mukorana muri ari culinaire ubonye byanze ubishyira mu nama rusange ya mu nama hari inama yabaye yego ne expose cya kibazo n'ubundi cyuko amastage atari gukorwa kandi igihugu cyaratanze amafaranga kugira ngo abana bagire bate bige ewana directeur icyo gihe ararakara cyakoze yari umupasteri we yamenyaga n'ukuntu managinga akaruma akanakubwira akanakubeshya beshya tandire rwose ibyo bakubwiye barakubeshya ayo makuru ntayo ndakubeshya yarabimbwira gutyo mu nama yagomba kuvuga kubeshyera leta uri kubeshyera leta ko yaduhaye amafaranga kandi ntayo yaduhaye yego noneho birangije rero directeur aho kunyumva aranyataka personally kuri telefone aranyandikira ambwira ati ibyo nirirwa mbaza ntago bindeba ni inkora akazi naje nje gukora atagwaye ibikoresho se ibikoresho urumva nari nabisabye nyine ntabyo nabonye gukora akazi kandi nta bikoresho yego noneho ndamusubiza ndamubwira ati rero nabibajije mu ruhame kuko nabonaga ari ikintu gikora ku buzima rusange bw'ikigo wanga amazimwe abanga habona yego directeur icyo gihe hashize iminsi ngiye kubona mbona akarere tumaze kurya ari saa sita ashyize itangazo ku rubuga aravuga ati ntihagire umuntu n'umwe utaha dufite inspection ati hari abantu bo mu karere dufite abashyitsi bagiye kuza ngiye kubona mbona haje timu y'abantu 5 timu y'abantu 5 niba nibuka neza yari irimo HR ushinzwe abakozi hari harimo DDE ushinzwe uburezi mu karere harimo DO wari ushinzwe TVET icyo gihe yego harimo na SEI w'umurenge sinibuka n'undi na vice mayor uri mariko visi me icyo gihe ngo yagize inshingano nyinshi ntiyabasha kuza gitifu w'akarere na gitifu w'akarere bari bagize inshingano nyinshi barazi nicaye njya kumva numva bare expose directeur expose kibazo ngo afitanye n'umwarimu bita Andre kumbe yego do yaraguhamagarije yaraguhururije mbona directeur expose ko ikibazo ari wowe ikibazo ari iki yego bamuha umwanya arasobanura ibibazo avuga ko amakosa yarayahe amakosa yavuze yuko na Timo Bresa ngo mu ruhame niba ari byo mubajije ngo ntabimubaza mu buryo buri
bumeze neza. Ariko se ukamubaza ibyo umubaza content wise yayivuzeho iki? Content yavuze ko umubaza ubusa, yavuze ko umubaza ibyo utakureba gute. Aho ngaho bamuhaye umwanya nyine avuga uko ikibazo giteye. Noneho intandara avuga yuko twandikiranye kuri WhatsApp nkamubwira nabi. Icyo nicyo cyatumye ahuruza. Yego. Okay. Noneho baraza bumva ikibazo. Nuko yahuruje kuri message wamusubije kuri WhatsApp. Yego. Iyo entre wowe nawe. Njyewe nawe. Okay, ntajya ko karoroshye. Yego. Birangije rero bamuha umwanya aravuga, noneho nanjye bamuha umwanya. Bampaye umwanya ntangira nanjye kuvuga icyanteye ibyo bintu byo kuba twavugana aho byaturutse. Mbabwira ko mpita nanaboneraho mbabwira n'ibibazo byaraho mu kigo. Bya bindi mwavugiye mu nama rusange. Yego. Kuko urumva nimba abo bantu baje bose ubona baje hari focus baje kureba umuzi w'ikibazo, aho ngaho nagombaga kuvuga umuzi w'ikibazo. Turirekura, narabanje ndirekura rwose mvuga byose nta na kimwe size ku murongo. Mbabwira ikibazo cy'ikene wabo cyagaragaragamo aho ngaho. Hari abantu bakoraga nka baringa, ugasanga umuntu yirigotora ibishyimbo byo guteka aho ngaho atekeye abanyeshuri ariko afite timetable yo kuba mwarimu. Nitwa mwarimu. Ariko icyo ni icyaha. Ugasanga dosi wari uhari ba RTB yari maze gutanga ba dosi inshuro zitabarika. Ariko baragumye we basimbura. Yego. Baza no kuvuga ngo ba promotinze umwarimu wari uhari ariko muri ya promotion interine itemewe n'amategeko. Nuko rero vuga iby'ikeme. Yego. Urumva oya uravuga ngo hari uwatoraga ibishyimbo ari kuri grille salariale nk'umwarimu cyane. Yego. Afite oreri wagatora ibishyimbo. Afite oreri wakagira ate akajya ari uwo bagera baramushinze stock no kujya atora ibyo bishyimbo. Ubwo ni urugero rumwe. Ariko byari bihari na dosi noneho yari umwarimu uri aho ngaho bashyizeho gutyo, kandi RTB wari ishyiraho amatangazo yo kuvuga ngo mushyireho imyanya y'abadosi dora bemerewe n'aba ngaba bagende bakora ibizami. Uwo dosi rero ugasanga yari umuntu bakoresha mu nyungu zabo bwite icyo gihe. Ndabigaragaza ibyo ngibyo. Uvuze ikene wabo ubyereka akarere ndabikereka. Ikene wabo kivuyeho, noneho mbereka ikibazo cy'amakomite. Bakabaza abarimu ese ibyo avuga nibyo? Bakavuga bati nibyo. Jya kuri consumables. Yego. Ubwo rero birashyira noneho ngera kuri consumables. Mvuga ikibazo imiterere yacyo uburyo cyatangiye. Mbabwira ko namenye amakuru ko hari amafaranga yatanzwe. Yego. Ayo mafaranga tukaba tuyibaza umuyobozi w'ishuri, we ntatubwire ko ayo mafaranga yabonetse kandi dufite amakuru afatika. Cyakoze rimwe mu nama, muri ya nama yabaye icyo gihe nabimubajije yararakaye cyane ahita avuga ati ariko se akamiliyoni kamwe kaje bati ubu ngubu niko muriho muvugiriza induru. Ako ngaka arakemera icyo gihe muri mu nama. Aha turi mu nama akamiliyoni kamwe. Noneho mvuze icyo kibazo cya consomable, akarere basa nk'abikanze bate rero bati bimeze biti. Bamaze kwikanga, uwari Didi rwose yari imfura, yari umuntu uzi gukurikirana ibintu byose. Niba wakosheje akakubwira wakosheje, ariko hano wavugaga ikintu cy'ukuri kigaragaje. Yahise abaza directeur, yahise avuga ati Andre wikwirirwa uvunika, niba baraguhisha ayo makuru reka nze noneho genya kwihera. Okay, twagiye. Baratangiye, avuze trade ya mbere, avuze umubare w'amafaranga bayihaye. Yego. Avuze ya kabiri, akavuga ngo iyi trade y'ubwubatsi ni urugero, umwana bamubarira aya. Bose hamwe umubare aba bana babahaye izi miliyoni. Baragenda arahetura trade zose. Anavuga na indi aravuga ati niyi ngiyi yateje polemique. Dore babahaye miliyoni 6. Directeur atiki. Abarimu bose bamera nk'abakubiswe n'inkuba. Hahandi mwasabye 300 mukayabura, mwebwe mwari mugereje 6. Ariko directeur ati akamiliyoni kamwe koko kamwe muri trade zose ubu niko kabasakurishije. Kamwe mu kigo kamwe
mu kigo cyose yego birangiye Didi ati Didi anyihera amakuru aravuga ati nta nibanga ririmo niba barabahishe n'aya makuru bya bindi bakubwaga ko ukurikirana ibitakureba Didi arabikwihera aravuga ati dore bimeze gutya nuko nguko bimeze ahita baza direte kuri konte twabahaye amafaranga ngahe direte abanza kureba hirya ati ni miliyoni 3 ayiwe Didi ahita avuga ati koko ati murebe neza ushoboye kuba wibeshye aturebe neza yaramaze kubanza kubaza trade ya Karina aravuga atoke ntacyo ubwo mbwiyo ize 3 noneho nyibwirira Karinari nangaye iyo nangaye ko ariyo yateje polemique cyane ati sinjya amenya ibibera kuri historique aramubwira ati ariko se niba uri umuyobozi utamenya ibibera kuri account koko ari inshingano yego ahita urumva yuko ikibazo bahise babona yuko aho ngaho hari ikibazo kandi nagaragazaga cy'ukuri noneho rero birangira bavuze ko Didi yahavuye niwe wabwiye izo 35 niwe wazitwibwiye mu kigo kimwe abarimu bose bahise bavuga bati bagenda baha buri muntu ijambo waraho ibyo Andre avuga ni ukuri cyangwa ni ibinyoma bakavuga bati bamwe bakavuga bati ibyo avuga ni ukuri ati cyakoze iyo umubeshye abona yo kumubeshya arakubwira nyine akakwereka kuri kumubeshya batarika ibyo avuga ni ukuri mu by'ukuri atuvugiye ibyo twananiwe kugira gute kuvuga Didi yagiye gusoza yaravuze ati umva rero mwabantu niba harimo n'abasenga ku musozi w'Uwiteka utavuga ukuri ntago uzaturayo ni Andre uyu nguyu mwari mwagize ruharwa mu makosa uyu nguyu niwe waza agatura ku musozi w'Iteka kuva icyo gihe ibintu byagiye mu buryo ya mafaranga noneho tugira gute tutangira kuyabona amapratika atangira kugaragara gako nakantu kamwe navugaga ariko rero nkomeje nagiye nabonye yuko imibanire yanjye igenda itaba myiza urumva directeur abonye yuko utarahagera se ayo ya mbere mutari mwarakoresheje yagezeho na yarayazana byagenze biti yarayabajijwe mbo naye nibagiyeho gatoya aho ngaho akarere urumva yuko kagiye gafite amakuru afatika bapanze audit ariko iki kibazo directeur akomeza kumpakanira nagezeho jewe nkibaza muri RTB mbandikira email yego ndababaza ati ko twumva hari amafaranga batanze ya consomable yo gukoresha amastage ayo mafaranga yaba yaratanzwe ko twebwe mushoboye kuba mwarayahaye ibindi bigo twebwe iyo tubajije batubwira ko ntayo RTB tuzakurikirana ikibazo baragenda dosiye bararyamisha mbijyana muri NESA nandikira NESA ariko nkaba nabanje kwandikira akarere kuri Twitter icyari Twitter mbabwira ati mwakurikirana ibibazo bibera mu ma TVT kubera yuko harimo ibibazo icyo gihe barambwira bati nimbyandikire DM mbabwira ikibazo uko giteye nanga sinagira icyo mbabwira ndabihorera ahubwo noneho nandikira NESA nk'urwego rushinzwe iryo genzura n'amaudite y'ibyo bintu amaudite yo mu mashuri bandikiye NESA baransubiza bati tuzaza kureba ibyo ari byo baramanutse rero haje kuza audit ya NESA ndetse n'akarere nako kari kakoze yako baje gusanga byanga byakunda ibyo navugaga byari ukuri ariko muri NESA icyo gihe basiga bavuze bati ibyo uvuga ni ukuri ariko gusimbuka inzego ntago ari byo ndahabwiye ati se nta nzego nasimbutse niba nabwiye narabwiye wenda niba warazisimbutse ku cyo bubaje nibabwire za zindi wasimbutse ngo zikore no mu iyo nama nicyo banshinjaga cyane ngo nsimbuka inzego ngo nimba namenye ikintu ngo simbanza ngo mbabwire ngo nasimbutse inzego
ubwo rero byaje kurangira biti byaje raporo ya kurangira audit yerekanye iki ntago nzi icyavuyemo nyiri agiyeho byari byifashe biti mvuye Nyamasheke noneho ngiye mu Ruhango mitasiyo ariko igicumbi yagiyeho promotion igicumbi ho nagiye promotion nakoze ikizami ndatsinda hari aho nayinkoze yari mitasiyo kubera yuko nari ntuye mu Ruhango n'ubundi ngomba ugiye utura hafi y'urugo mitasiyo ndayaplayinga birakunda ndagenda ngeze ku ishuri rero Impanda yewe mfite umutima wo kuvuga uti biriya byari bimpitanye reka ngende nuze nicarire nikorera akazi mpageze nasanze directeur afite amakuru y'Inyamasheke ayagufiteho afite amakuru y'Inyamasheke urumva bareba muri systeme ya SDMS bakamenya ngo avuye directeur waho nuwe bahana amakuru bahanya amakuru rero ndagenda Impanda baranyakira mu kunyakira directeur abanza kunyigiraho inshuti tuba inshuti impamvu mvuga ko nyigiraho inshuti nuko nasanze hari indi timu yari iraho mu kigo yari ifite uko ibanye cyane na directeur ubwo nanjye ubucuti bwarangwaga n'iki tubwire ubucuti bwabo rero aho nabonaga bwaye bushingiye n'ubundi byari ibyo ngibyo byo hari harimo nabyo wabonaga iby'ikene wabo ukabona harimo bya bintu by'amakomite nabyo ukabona niho bishingiye umusinyateri kuri sheke ubucuti mu kazi hanze y'akazi byarebaga bimeze bite muri weekend inyuma y'amasomo nibyo yego byabaga bimeze bite muri ubwo bucuti hari urugero rutoya hari nk'akabari kabaga hafi n'ishuri zari inzu za directeur ariko Dodi prefet de discipline ariwe nyirakabari yaramutije akabaraho inzu ari ya directeur mu marembo y'ikigo nyirakabari ari Dodi ntago ari mu marembo y'ikigo n'irya yari yitaruyeho gake yego ariko noneho ariho abarimu banywera bwa bucuti ngiye kukubwira ku mugoroba abarimu bamwe baratashye abandi baraboneje bagiye mu kabari kandi ugasanga mu kabari ka Dodi icyo cyumvikane gutyo akaba wikwihuta mu nzu ya directeur akaba ari aka Dodi abakiriya ari abarimu ibyo yibara gutyo babamo gutyo banza kubabamo nanjye mbanza kwigira indyarya mvuga nti ibyahariya bitazavaho bimenyekana nawe ujya muri ya timu nanjye njya muri timu barangije barambwira bati rero ukwiye kumenya nawe ukamenya ubwenge bakushaka kuvuga iki kumenya ubwenge ni ukuvuga ngo menye uruhande njyaho kuko babonaga n'ubundi aho nasanze izindi nshuti na Dodi uwo nguwo twari twarakoranye ahantu hambere mu kigo cya prive ngize Imana ndahamusanga ashyira ku ruhande ati rero hano umenye uko ugenda ibintu bimeze gutya yego noneho mageze mba mu iyo timu yabo ariko hakaba hari n'abandi barimu twari inshuti nahasanze nabo bakaza nabo bati sha bo bari ku rundi ruhande tikare agakungurimo ibyo reka twicecekere uzabibona noneho rero bakimbwira ibyo ngibyo nanjye ntangira kwigenzurira ariko nkajya numva amakuru acicikana ahwihwiswa ngo uriya mwarimu ngo bazanye ngo ahantu ngo yakoraga ngo yari umuntu ngo winjira cyane ngo mu mabanga y'ikigo ngo ibiki n'ibiki nkagenda mbyumva mu bantu bavuga wowe ari gihe bavugaga noneho rero kwa kubagendamo ntangira kubigendamo gake bavuga bati twagiye kunywa mu kabari nk'irezeriva kuko natahaga nanjye hafi y'ikigo abandi barimo benshi batahaga i Muhanga no mu Ruhango no mu Nkengero ariko ntawe utuye aho ngaho hafi n'ishuri akantu kaje kuba imbarutso yo gutuma iyo timu yivamo twagiye kunywa mwako kabari yari timu nk'iy'abantu 7 niba nibuka neza abo bantu 7 buri wese ari ufite icyo ari kunywa njya kumva numva bateruye ikiganiro abarimu bamwe ati shati direct ati wankoreye
ati bagenzi banjye baragiye babahaye amamitasiyo indisiplineri abandi babuze timetable ati wankoreye pe turi umuntu w'umugabo uwo yari umwarimu ko ushimira directeur ko hari abagiye yego yari umwarimu wigeze kumubera kera comptable noneho uwo mwarimu avuze icyo kintu nanjye ntega amatwi directeur nawe arangije umwarimu yishimira ko bagenzi be bagiye nawe yarari mwiyo kuru cyangwa yarari mw'icyo gikundi cy'abagomba kugenda kuko nawe yamushimiraga ko we amurokoye yego ati nibura ngenda sigaye ati wakoze ntabwo nari nacyumvise ati bariya baragiye ati nibura ngiye urangumanye noneho kandi koko abivugira mu kabari mw'iyo nkubiri nkihagera urumva niri mushya numva hari abarimu babiri bagombaga kugenda ngo babuze timetable birwa bafite agahinda bicaye bari bafite amasomo barayabambura bayaha abandi bararenga batanga abo barimu hari abirirwa bajya guhinga imigende y'ikigo mu bishanga mu migende mu bishanga by'ishuri abo ngabo aribo yakabaye atanga mbere kubera yuko nta bose barafite timetable byanga byakunda kubera ko systeme ya Kamisi na SDMS bari batarabihuza neza hari ukuntu ikigo biyeranjaga bakajya bakora timetable z'intoki zidefanda ko wa mwarimu ugasanga wenda bamuhaye kwigisha icyongereza ariko mu by'ukuri akaza akatendinga nk'abandi agahita ajya mu mirimo gukurikirana imirimo umwarimu w'icyongereza mu migende afite timetable yo kwigisha icyongereza akirwa mu migende yego byari bifitwe nk'abangaye muri icyo kigo bari bahari uwo nguwo n'umwe namenye undi nawe ugasanga ngo ni kashiya kandi muri structure ya RTB ndetse na REB uwo mwanya wa kashiya ntawubamo nta casier ubamo yego habamo comptable noneho kashiya icyo gihe akaba yarakontroraga ibivuye muri production unit y'ishuri ugasanga baremye uwo mwanya ngo ni kashiya bahise bamuha n'ibiro ngo agire ariko RTB yaza nkuko cyangwa nesa bikagaragara ko ntago baguhemba udafite timetable byanga byako none uvuga ngo nawe bamukoraga timetable niko bimeze nuko abarimu rero icyo gihe urumva yuko maze kumenya ko ari abarimu bagomba kugenda na directeur ubwe arambwira ati wabibonye ko bagiye ati nawe uzabura ubwenge reka gutyo ambwira gutyo nabandi bati shati no utaha ni wowe ati uzabure nawe ubureba ubugira ubwenge kinobori cyabihehe kikwigishe nabyumvise bo nibwo nahise ntangira kureba ndavuga nti iyi timu nubwo nayigiyemo nubwo kuyisohokamo bizango urabibonye ko bagiye turabibonye ndabibona ko bagiye kubw'amahirwe cyakoze akarere kabashakira ahandi baragenda barahabona nabo bazatwandikire muri commentaire yego ibyo ngibyo birarangira urumva yuko injari ya mbere ibaye iyo ngiyo bari kukwereka ikinobori cyane nawe niwigira uko ushaka uzamera nk'abariye yego birangije ubwo bitambona ko ari ikibazo kuba batangiye kumbwira uko nguko kandi hari abagiye koko nabatuye umugabo afite ububasha byanga byakunda nanjye ku mugani niba babimbwiye nshoboye kubura n'akazi mbo ibyo ndabireka mbigendamo gake ariko noneho babarimu hakaba hari timu y'abarimu bari barabihiwe pe bavuga bati hano habikene wabo hano badukorera ubugome urasiba induru zikavuga ariko runaka yasiba bakabigira ukarya domande kandi wenda wagize ikibazo gikomeye wanamenyesheje ariko runaka we yiriwe mu bindi bakamwihorera abo barimu rero tubona ibyo bintu birakabije nanjye nayo imaze kugira ibyo mbona za komite n'ubundi naho narakihasanze hari komite nazo ubona zishyirwaho mu buryo buri nome yego komite zashyirwagaho mu buryo banomye ukabona hari abantu batishimye ubwo rero nanjye ubwo mva muri ya timu noneho njya nibera umwarimu usanzwe ariko noneho bakajya babona mvugana n'abarimu bandi kuko nabo twari inshuti nabo babihiwe
noneho rero tubona ibyo bintu birakabije, tukabona ibintu byo gufojaringa ibya consomable nabyo byari bihari. Noneho turangije dufata umwanzuro, nanone mbaza directeur ari mu nama ati ikintu cya consomable, nawe arambwira ati ibyo bintu rero bigendemo gake, ibyo ntibikureba. Yarabimbwira. Birangije ubwo niyerekanira, ndongera nandikira inzego bireba, nandikira RTB ndababwira ati hano hari ibibazo bimeze gutya na gutya, mukurikirane. RTB mbaha email, barareba ntibariactinga. Fata umwanzuro wo guhamagara umuyobozi umwe muri bo, njya kumureba, appointment, ndagenda ndamureba, afite n'ibimenyetso nayo mfite icyo gihe. Ndamwereka dore amasoko, dore uko atangwa hariya, dore uko ibintu bimeze. Icyo gihe nerekanaga ko nka trade yacu ya Karinari, icyo gihe comptable byagaragaraga ko ari we wari waratsindiye isoko, kubera yuko supplier sinari imuzi. Twasaba ibintu ukajya kubona comptable abizanye, twabisabye uri butangire nka pratique mu gitondo sambira amasaha agira, ugasanga uri kurwana no kwirwamagara ubaza uti comptable ko twabuze uko dukoresha bigeze. Kumbi comptable ubwo yafashe yagiye guhahira, yagiye ku isoko, ukajya kubona ukabona saa 5 saa 6. Ari nubwo giye nafashe umwanzuro nkajya mbabwira ati pratique ya saa 5 ntayo nzajya nkoresha, niba ari demande muzayimpe nzayisubiza. Kuko naba ndimo mbeshya abana, niba napanze ko mbava saa 2 ari gusoza ari saa 11, nkajya nta amasaha y'umurengera. Rimwe na rimwe n'imodoka mufite n'imodoka ntimunaducyure no gutaha, wabonaga ari ahantu ari ishyamba ushoboye kuba wagiriramo ibibazo. Ubwo rero icyo ngicyo nakigaragaje, uwo muntu umwereka ibyo bintu byose, dore bimeze gutya na gutya, dore bahimba impapuro ama-request bimeze gutya, ntegereza yuko haba follow up, ndaheba. Binyanga mu nda, mvuye muri RTB, noneho menyesha Nesa. Nesa nyimenyesheje, nayo iragenda, baraceceka kuri email. Mugenzi wanjye asaba appointment, kwande ayisaba kwa minister. Noneho tujyayo turi bane. Minister, umunyamabanga wa leta, icyo gihe aratwakira, tumutekerereza ibibazo uko ibintu bimeze, twari dufite n'ibimenyetso bimwe, turamwereka, aratuganiriza, aravuga mwabaye intwari kuba mwabonye hari ibitagenda neza, mukaba mwarabwiye inzego wenda zimwe ntizumve, mukaza kutureba, rwose mwakoze. Atari ko se turamutse tuje mwatinyuka mukavuga? Rwose twavuga. Twagiye kubona mu gitondo cya kare, twahavuye uwo munsi mu gitondo cya kare, tubona haje inspection ya RTB. RTB yari yohereje umwinspekteri n'uwo muri Nesa, baraza baragenzura ibyo twagiye twerekana, bagenda bagenzura. Ariko aho ngaho akaba harimo uko uganira nabe inspector, ukabona barashaka kuguquestioninga ngo werekane ikimenyetso waba ufite. Kavuga bati rero twe ntago dukunda ibintu bya speculation. Nshaka, ubwo bari banjyanye jewe ndi umwe ari babiri, bafata umwe kuri umwe banjyana hariya, barambwira nkajya mbabwira, bakavuga batari ko se ufite ikimenyetso kubijyanye nk'urugero. Icyo gihe twavugaga, natanze nk'urugero rw'umuriro directeur yari amaze igihe acana, kuko yari atuye hafi n'ikigo, afite acana umuriro w'ikigo, nta cash power igiwe yari ihari. Noneho icyo kigiye yari inzu y'ikigo se? Oya, yari inzu yari atuye hakurya, yari hari yemerewe icumbi, nyirango yemerewe icumbi, ariko yari inzu yiwe ku giti cye idafite ayihurira n'ishuri. Urwo ni urugero rumwe. Urwo rugero dutanze mbabwiye icyo kintu ko baravuze bati
ugomba kuduha ibintu bifite n'ikimenyetso. Mbaha urwo rugero rutoya, ahandi ndirezeriva kugira ngo mbanze ndebe. Nyitanga icyo kimenyetso bukeye mu gitondo, kuko sinari nigeze ngira n'umutima wo kuba nagenda ngo umuntu wenda fotore, ariko abarimu bari aho barabibonaga ko yaramaze igihe cana umuriro. Bukeye mu gitondo dusanga rwa rusinga nta rugihari rwajyanagayo umuriro, urumva bamurabuye. Noneho hashize iminsi duhita tubona bakuruye umuriro. Noneho gihamya n'igihe iyo nzu yaboneye abonoma, yaboneye akordoma ya ntuza, yego, ya reg, yego. Ikindi kimenyetso twatangaga, bari barafashe atoriye z'ishuri, atoriye zo mu bubaji z'ishuri, bashyiramo ngo ni production unit, ariko zikorera ku nyungu zabo bwite. Kubera yuko bari bafite amafagitire, icyo gihe bari bafite amafagitire asa nkaho ari nka mpimbano. Umuntu uje gukorera mu iyo atoriye ugasanga kontabule w'ishuri ntabizi, ariko diregiteri atoriye yari y'ishuri ikoreshwa n'umuntu wo hanze, ikorerwamo n'abantu bo hanze baje kuhakodesha. Abanyeshuri se abanyeshuri bakagira igice kimwe bigiramo, babandi bakodesha atoriye, yego, bakishyura. Ugasanga bari kwishyura ishuri, bari kwishyura diregiteri, hari amasezerano afite yihariye. Donc konte y'ikigo ntabwo ibona amafaranga bava muri atoriye. Yego. Kandi umuriro nawo bari bafite amamashini, bari bafite amamashini kandi ugurwa n'ikigo. Ibyo rero kugira ngo abazumva iki kiganiro batagira ngo ndabeshya, byaje kugaragara biti. Diregiteri, twibuke ko minisita yaje gufata icyemezo cyo guhagarika diregiteri kubera atewe n'ibimenyetso bimwe twari tumaze kumwereka. Nyuma rero diregiteri yahagaritswe amezi 3 icyo gihe, mu gihe bari bari gukora iperereza. Ubwo rero icyo gihe, kugira ngo mvuge icyatoriye cyumvikane bataza kugira ngo narabeshye, byaje kugaragara uwari usigaye mu nshingano wari dosi. Yararebye aravuga ati ibi bintu bishoboye kuzankoraho. Ubwo bikoze kuri diregiteri, bamaze bamaze gukora remise reprise. None bariya abantu bari gukoreramo hari aragenda arabegera, babaza amasezerano, asanga cwe ntayo, ahita bahagarika. Kubahagarika rero, kontabule se ntabwo yarabazi, kontabule yarabizi nawe nyine. Urumva uwasigaye mu nshingano wari dosi, yashyizeho itegeko nyine, yarahabwaga n'ububasha. Biba ngombwa yuko iyo atoriye barayifunga. Bayifunze, hari umukozi umwe wayisaza atangira kwerekana mene ibyo bimenyetso by'udufagitire yajyaga yishyura ku ruhande. Umukozi uhe? Umukozi wari waraje gukodeshamo aho ngaho, bahagarikiye. Baravuga ati dore najyaga nishyura. Ati dore najyaga nishyura, akabereka. Noneho bati yishyura nde? Yerekanaga ko yishyuraga ishuri. Ariko noneho uwasigaye mu nshingano yareba akabona harimo ikibazo, ntabibone. Arangije urumva ko bahagarikishije ibyo bintu. Nibwo uwo mukozi umwe yararakaye, ajyana abamuhagaritse mu nkiko. N'ubu rurageretse, dosi na kontabule, kuko diregiteri we yari yamaze guhagarikwa. Yari ari ku ruhande. Mu rubanza yerekana amasezerano afitanye n'ikigo, bimeze bite? Mu rubanza wenda ntago nakurikiye, twigeze kujya tuvugana, ambwira uko byagenze. Ariko we yerekanaga yuko yahagaritswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ko hari ikigaragaza yuko yinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko. Akagaragaza amafagitire icyo gihe yagendaga yishyura ikigo. Urwo ni urugero rwa kabiri nguhaye, twerekanaga aho twari twagejeje ikibazo. Noneho rero mbaza uti habaye iki nyuma y'ibyo ngibyo bimaze kugaragara? Diregiteri amezi 3 ahagaritswe. Guhagarika atoriye, wakoraga muri atoriye, guhagarika diregiteri amezi 3. Yego. Ariko diregiteri bamuhagarikana n'abandi bantu 4. Byagaragaraga ko ibyabo bitari gusobanuka uburyo bari mwako kazi. Abo nabahe? Hari uwari ushinzwe gucunga izo ateriye.
yego ari umwarimu ariko atajya kwigisha yirirwa acunga izatori afite tayimutebo yego hakaba undi nakubwiye wo mu migendo wabaga ari guhinga yanditseho tayimutebo y'icyongereza uwaragenda hakaba undi wari kashiya nawe afite tayimutebo yo kwirirwa mu ishuri afite ibiro nawe acunga amafaranga avuye he muri iyo atoriye haza n'uwa kane we yari umwarimu we sinzi icyaje kuzamo bashoboye kuba baracunze bagasanga nta baruwa ya burundu yari afite noneho rero ibyo byose urumva barabirebye babibonamo ikibazo nabo barabahagarika nyuma rero yuko diregiteri wari kashiya uwacungaga atoriye ruhingamigende yego n'undi wari umwarimu ibyo byari bitarasobanuka yego ibyo ngibyo bikimara kuba bamaze kubahagarika mu kigo habaye nk'acika igikuba noneho ba bantu bakeka nyine ko batanze amakuru abana tugira ibibazo baratuburesa inama za hato na hato tubona ko ngenda mbona ari ikibazo ugasigara wibaza ese niba naratanze amakuru ku neza yo kugira ngo abana bige n'igihugu nigisohora amafaranga kimenye uko kiri gusohora amafaranga ubu koko nkumva bimbereye ikibazo noneho rero icyaje kuba diregiteri ahagaritswe ba bantu rero sasa basigaye bamurwaniye ishyaka abayobozi basigayemo ewana baragerageza bashaka ibintu byose bituma diregiteri agira ati agaragara nk'aho ari umwere ihute turagana ku musozi dushikaje iminota 5 abaho ni handi hose wagiye utanga amakuru ndabona za pour reception yego nayo ngiye kukwereka nk'akantu kamwe kerekanaga ko icyo gihe hari ibyo bahimbye ariko ubwo ufite facts ntacyo zibike ahubwo wabibaza kuri KOP ntabwo hamagara akaza akazireba kandi nizo nzego wagiye ubwira zirabibyibuka ziruka ko wahageze ziruka ko uwo mudirecteur yahawe mizapi y'amezi 3 ziruka ko wawe umusaza yagiye muri pension kubera miliyoni 35 yabonaga za buri mwaka akavuga ebyiri ibyo byose nyine bika gusa niba hamagara KOP nzakubwira ibyo rero birangije diregiteri arahagaritswe bamurwaniye ishyaka igishoboka cyose cyavamo proof bakakizana hari nk'aho bafasha abahedi ba departement babashyira hamwe barababwira bati rero dushaka ko mukora ama request urumva ni request mu bihe byashize ariko barashaka ko bazikora ubwo ngubwo kuko diregiteri yagize ate yahagaritswe abarimu baracarenjinga baravuga bati se turakora request ko ntabure wowe urashaka kwirengera twebwe udusige mu kaga request nshoboye kuyandika nibyo ariko nkibeshya nkashyiraho ku itariki yo muri weekend cyangwa yo mu kiruhuko kubera yuko sinibuka kalendari y'icyo gihe ibyo nasabye ese ni nkora request y'imbaho 100 nta barizo ryazo nzagaragaza noneho ibyo ngibyo bimaze kuba gutyo bamwe baravuga bati ntago byashoboka ati se noneho nibidakorwa harabiki ati mwe murashaka kuduta mu mutego mwebwe mwigaramiye muri aho ngaho mbwira ukuntu ugiye nka head wa departement ndajya gukonveka abarimu 5-6 dukorana mubwira ngo dukore sabibi byaryari yego icyo gihe hari muri biriya bimenyetso hari ibyo mfite hari ibyacaracaye muri trade yari y'ububaji bigaragara yuko ari ibintu bafojarinze diregiteri abisinya hatari mu nshingano kuko mwuko kwezi yari yarahagaritswe arabisinya noneho byari imbaho niba nibuka byageraga nko muri miliyoni 4 noneho mu kujya gutanga ako kantu kuri za mbuga zabo bahuriraho bakereye ku ruhande karayo bakaza ku rubuga rumwe rw'abarimu kandi agasinya yarahagaritswe atari mu kazi uwaza yabireba akabona ko ibyo bintu byabayeho atari ibintu byo guhinga bagasharinze ku mbuga se nk'abamenye umuti nk'abakoze umuti
bati twabikoze enye zose. Yego. Ayinya. Noneho birangije bahita babona yuko kayobye tayari kari kamaze kujya mu maboko y'abantu benshi. Tubona yuko urwo ni urugero rutoya berekana ko batangiye gahunda. Noneho na director arasinya ntiyatera kashe, kandi icyo gihe na request bashyiragaho na kashe. Karagiye muri pièce legislative zagiye muri RTB cyangwa ministeri. Ubwo nako karimo. Oya, ko kaje nyuma. Kaje nyuma nyine bari gushaka uburyo noneho barengera uwagiye. Yego. Nyuma rero nibwo ubwo ni urugero rumwe nari nguhaye rw'ibifatika bihari byabayeho icyo gihe. Noneho habaho no kuduhimbisha, noneho babonye yuko ama request bitari bukunde. RTB itayiga ikintu cyo kuzana utilization report. Ntago yabagaho icyo gihe. Baraza baducanaho umuriro, baravuga bati buri mwarimu na ntuze yakoresheje n'ibihembwe byashize se niyo mu gihembwe cyashize ahikorere ntuze yerekana uburyo yakoresheje. Byari byarabaye se pratique zarabaye, hari zabaga zarabaye nyine. Ariko amafaranga urumva niba comptable ari kutubwira ngo dusohore ngo abaye COD batubwire dukora ama request, nuko yagiye muri file ziwe bagasanga basohoye ibintu mu muyaga ntazo request. Ngana ku musozo rero abakunzi ba KOP bagiye bumva ibyambayeho. Ubushize bababwiye uti bazagenda bumva umuzi w'ikibazo aho nagiye nkomo no mu bindi bigo ibi bintu birahari. N'uwagakenke wambwiye ubwo nabandi bazatubwire. Kandi nawe niba hari n'ahandi uzi haba hari merizo pratique watubwira. Ubu hari n'ibigo biri kumva iki kiganiro byo noneho nta nirandi hari. Ibyo birashoboka. Rero ubwo urumva yuko directeur yaje gushyira n'ubundi aragaruka mu kazi. Bavuga ko basanze ngo nta makosa akomeye bamusanganye yakoze. Asubira mu kazi, ariko ba bantu kugaruka mu kazi impact byagize ibyo twagiye kubwira minister. Byanga byakunda basanze hari abarimu baraho babaringa babaha aho bagomba kujya gukora. Niba ari uwo wirirwaga mu migende yari yarize ibya veterinary na agronomy, bamushakira ikigo kirimo veterinary na agronomy, kuko twebwe ntacyo twagira. Urwo ni urubundi yamaraga iki muri icyo kigo nyine, yarize agri veterinary. Umuntu wese akabyibaza. Noneho rero ibyo ngibyo urumva ko iyo ni impact yabaye. Ariko niwe wari ufite timetable y'icyongereza se? Yariza griveto. N'urugero natangaga kuko twebwe byanga byakunda nta kuntu wakwibaza ukuntu umwarimu ahembwa kandi akajya kuri payroll y'akarere adafite timetable, kandi ntuze ivuga yuko atagira preparation, atagira impapuro akosora. None iyo ntuze yajyaga kuza inspection wasangaga ibyo bidanago hari ukuntu babafashije. Journal de classe akaba arayifite ibintu byose. Hanyuma gushyira amanota muri machine. Gushyira amanota muri machine rero byanga byakunda dutekereza ko bashobora kuba barafataga umwarimu bahuje iryo somo. Urumva hari umwarimu usanzwe yigisha icyongereza n'urugero natanze, hakaba hari uwo bagihimbiye. Byanga byakunda bashoboye kuba baravuga bati wa wundi ucyigisha Karegeya dufashirize utwinjiriza ya manota ya kanaka uri mu migende. Uri mu migende. Yego. Ngana ku musozo. Ngana ku musozo rero byanga byakunda nagira ngo mbwire abantu bakurikiye video ya mbere bamenye ibibazo nagiye mpura nabyo, aho byagiye bituruka ko ari uko nabaga mfite ishyaka ryo kureberera abanyeshuri. Abantu bameze nkawe n'undi bafatwa nkaho ari abateza bibazo kandi ari abashaka ko bikemuka. Yego. Hari ishyaka nabaga mfite ryo kurebera abanyeshuri kandi nkerekana ibintu bifite fact, nago nerekanaga ibintu. Oya, n'ikiganiro cyawe cya mbere hari aho cyatanze impinduka n'icyaro kizatanga impinduka. Yego. Abavuga ibyo bihore. Mu gusoza rero kandi tugeze mu micungire y'ibya Rwanda nta marangamutima. Mu gusoza. Yego. Mu gusoza nasabaga inzego bireba ko zajya zikurikirana bira bintu cyane ibya consomables, kareba n'imicungire y'abarimu muri rusange mu bigo by'amashuri. Ubwo ndabwira Minedike, ndabwira Nesa, ndabwira RTB. Ikintu cyo kuba umuntu yaba yirwa yicaye akaraga intoki yisiga rouge à lèvres
afite timetable atajya kandagira mu ishuri. Ibyo bakitondere ari abashinzwe uburezi mu turere, nta kigo mvuze nta karere mvuze ariko barahari bene abo bantu. Abirwa muri za biblioteke, abirwa mu bikoni, abirwa muri iyo migende, abirwa muri za toriye, bose bafite oreri akaba yifite bakayiha undi mwana ukiri umusore ukiri mutoya akajya yigisha ibye n'ibya wa wundi wirwa yicaye. Ibyo birahari nta kigo mvuze ariko ndabizi. Jean suis témoin, haraho naragenda nkahita avuga ngo dore kanaka. Ayinya ubwo rero ibyo byangizeho ingaruka, ariko nizera yuko ubuyobozi bw'igihugu buhora butubwira yuko nubona ikibi ntuzatinye kukiba. Hari ihame rivuga ngo ntabwo isi izasenywa n'ababi, ahubwo izasenywa n'ababona ibibi bagaceceka. Yego, kandi nimba mbonye ari ikibazo nkakwegera nkakubwira ati iki kintu ni ikibazo, wagakwiye kureba ugakemura ikibazo. Niba byumve niba kuru nta n'ukigomba kubwirizwa abantu. N'uwumva bimutunze ashyashyariza bugacya ntabwo bizamara imyaka 5. Foke wicara ukamenya wa mudiyo w'Inyamashe yavuze ngo umusozi w'iki ku musozi w'Iteka. Ubu ngubu tuvuga haramutse Imana ije, dore umuntu watura ku musozi w'Iteka uzatubona ameze bate? Nabavuga ukuri. Dusoreza murakoze bakunzi ba Keopi rero. Andre aduhaye ikindi kiganiro, murumva ko aduhaye kesi ni uturere 3. Ubusha atubwiye Gicumbi, atubwiye Nyamasheke, atubwiye Ruhango, kandi narabwiye muri komanteri hari uwa Gakenke wambwiye. Ubu n'ahandi biriyo n'abangoma mutubwire, abagatsibo naho bigenda neza mwatubwira. So iyo tuvuga kuri TVET byanze bikunze, abiga muri za TVET twabashakira na stage muri Premium Construction Group. Abiga construction bazaze tubahuze na Premium Construction Group, ni abahanga bazi kubaka, bagezweho no mu mujyi wa Kigali no mu rwego mpuzamahanga. Bakorera hariya iruhande rwa Nesa mu marembo ya Rebu, ariko ni iruhande rwa Nesa ku munara. 07844255 na 07885589 abiga Karinari kwa Sostene, abiga Ari Culinaire, abiga ibigikoni, muzajye mubazana tubashakire stage kwa Musonera Sostene muri Vista Kigali, kuko ahangaha ni wabo. Rwose aho ngaho ndabemereye. Hari n'abana mu minsi yashize bambajije bati wadufashije amastage, ubwo ndahita byanga byakunda nukuzambura nkabashyira Musonera Sostene, hanyuma akabereka abiga kotsa, abiga guteka bisanzwe, imigati, abimigati tuzabashakira ahandi, tuzabajyana kwa Nostalgie buriya, bose tuzagenda tubashakira kwa Sostene. Rero naho iyo weekend yageze n'ahantu abantu baruhukira, hari akayaga keza nk'akari hano muri Saint Paul. Buhamagare Sostene 0785408040. Inzu z'Maranyundo nazo zimaze kujya kuri miliyoni 35. Mufatirane kubera ibibazo by'ibiciro bya petroli bishobora kuzamukaho utundi duce dutoya, ariko kuri no saha ziracyari kuri 65. Mwakoze cyane, dore rentre mureke tujye muri weekend. Aricyo wongeraho nibagiwe gushimira abakunzi ba Keopi barebye kiriya kiganiro cya mbere twagiranye, bagatanga komenti, byanga byakunda. Niba warazisomye wabonye yuko hari impact, ari abantu benshi babonye. Ari Gakenke nubwo atambwiye ikigo, ariko ni nzamusangayo. Yambwiye ngo azakimbwira nyuma, uzakimbwira uko cyaguhitanye. Wabivuze hakiri kare tugakumira, tugatesha impyisi intama. Yego, ariko ndabizi byose nanjye nazibonye. Erega ibigi umuntu ababizi ko bihari, nubwo twanga kubyivangamo cyane, dutegereza ngo mubituzanire, ariko tuba tubizi ko bihari. So asante sana. murakoze.